Bishimye? Ushimishijwe n'iki? Ushimishijwe nuko twageze hano ku kigo cyiza. Ikigo cyiza. Hano bahita Cité Nazareth. Harya Ganza. Iyinde? Fredawus. Zeko aba bana ba Dorimbogo, ba Valentina nabo bagiye kugira uburere bwiza, bagiye kuzamukira muri iki kigo cy'ababikira kiri aha ngaha. By'umwihariko twongere dushimira abagize uruhare kugira ngo aba bana baze hano. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira bari mu bice bitandukanye ni mu Rwanda. Abari hanze y'u Rwanda mwese turabashimiye cyane abantu babana natwe mu biganiro bitandukanye. Ni Urugendo Runani TV ndetse na Ndimba TV. Ni Samu Gakire ndi kumwe na Ndimbati. Ndimbati waramutse neza? Waramutse neza Gakire. Umeze neza cyane. Nta kibazo pe. Mu majyepfo narinzi ko nkuyoboye kumbi tuje iwanyu wawe. Mu majyepfo ari iwacu. Yego, aha hantu turi kwinjira mu kigo bita Cité Nazareth giherereye i Muhanga. Iki kigo murakizi niho Gasogi yigaga. Imana rero iradushoboje, dushimira n'abantu Imana iba yakoresheje. Imana iradushoboje tuzanye abana ba nyakwigendera Dorimbogo, Nyiransenge Valentina wamenyekanye cyane kuri Dorimbogo. Abana be rero nukuvuga ngo abantu benshi bari bavuze ati aragiye yaduhaye ibyishimo. Ese ntago byoroshye, birasaba kugira ngo dufatanye twese abafite umutima ukunda bimwe duhora tuvuga abana babashe kwiga pe. Ni ikigo cyiza, ni ikigo gisaba amafaranga ariko dufatanye tunashimira bagize uruhare kugira ngo abana babe bageze hano. Reka dushimira aba babyeyi bagize uruhare kugira ngo aba bana baze hano. Imana ibaha umugisha cyane kandi ikomeze kubongerera. Ikigo rero niho Gasogi yigaga, bagiye kwiga babamo. Umwe agiye kujya mu wa mbere, undi agiye kujya mu wa gatatu, ariko baziga babamo nkuko ikigo cyari gisanzwe kinarimo. Ndetse na Gasogi umeze neza nawe yaduherekeje. Meze neza. Ni fresh and clean muri banza ariko utuze dore twageze mu kigo kandi erega ndishimye. Urishimye. Tuzanya abana ahantu wigaga. Yego. Aha ni ikigo cyiza cyane. Aba bana babiri rero meze neza. Urishimye? Ushimishijwe n'iki? Ushimishijwe nuko twageze hano ku kigo cyiza. Ikigo cyiza. Hano bahita Cité Nazareth. Harya Ganza. Iyinde? Fredawus. Fredawus hagarara gutya abantu babanze bakurebe neza. Tuje kwiga rero muzagire discipline. Mugiye kwiga ubu mugiye gusigara hano mwenyine twe turagenda. Turatuza kubasura. Muzagire discipline, muzakunde bagenzi banyu. Ntago fata ibintu by'abandi, sibyo? Tugiye kugenda rero. Yego tugiye kugenda bagiye kuducekinga ibikoresho birahari, ibintu byose birahari. Dushima Imana ko idushoje tukagera hano amahoro kandi ibintu byose biraza kugenda neza cyane. Hano tukihagera ngira ngo murabibona ni ikigo gisa neza cyane. Niwumva ibigo by'abihaye Imana ujye umenya ko ari ibigo bigendera kuri discipline,
bigendera ku mabwiriza, binagendera ku kintu twita amahame nyine yo gukunda Imana ndetse no gusenga. Hariya niho bagiye kuducekingira rero, baturebereye ibikoresho byacu ko byuzuye, ubundi tubasige hano. Abana nyakwigendera ndishimye cyane, umutima wanjye urishimye kubera ko nyakwigendera kitahira. Nabonye abantu benshi banyandikira bavuga ati gakire, nkuko Fabrice na Gasogi wabafashije. Mu by'ukuri ndashimira Imana igira bikoresha wenda nanjye bikanyuramo bitewe n'uburyo abantu baba bakwizeye. Biranagoye cyane muri iki gihe kugira ubona umuntu wemera gufasha, kuko abantu benshi bagiye bahimukira abandi. Ariko ndashimira aba babyeyi bemeye kuvuga ngo kubera ko twabonye ko twakundaga Valentina, abana be tugomba kubakunda tukabishyurira bakaza kwiga hano muri iki kigo cyiza. Ni ikigo bisaba amafaranga menshi ku muntu rero kwifata akavuga ngo ngiye kukwishyurira, ni ibintu bisaba umutima kandi bikanasaba urukundo. Ndashima Imana ko bigenze neza. Ndashimira na Ndimbati cyane cyane, twabanye from day one kugira ngo dufashe uyu muryango, dufashe aba bana, n'ibindi biracyaza. Reka tugende mu hariya babanze baducekinge. Hari
turacyari mu kigo cyiza cyane. Cité Nazareth ni ikigo cyiza cyane, by'umwihariko iki kigo gifite n'amateka akomeye. Mu 1990 ubwo papa yazaga mu Rwanda, iki kigo yaragisuye. Ubundi hano bahita kwa papa Yohani Paulo wa kabiri. Aza mu Rwanda hano yarahasuye, yaje muri kigo nimbati yarahari. Nukuvuga ngo uwashaka kumenya amateka y'iki kigo yanagisura kubera ko ahantu papa yaje mu Rwanda ni hano no ku Kamonyi. Yanyuze ku Kamonyi aho bita ku Masuka, hanyuma aza hano aho bita Ishyogwe. Abayita Ishyogwe. Baho bita Ishyogwe mu Kinini. Aha muri 90 ni ukuvuga ngo uyu musozi wose wari wuzuye abantu baturutse ku isi yose. Murabizi ko ahantu papa yagiye biba ari ibicika. Ahantu papa yagiye haba ari umubyeyi w'isi uhagarariye Imana. Ndimba uburyo iki kigo kimeze, ngira ngo nawe wabi uburyo cyakira abantu buri ku rwego rushimishije. Abantu baba bafite impungenge, nabonye bari kunyandikira ku bintu nasize kuri stati agafoto ngo abo bana ko ari bato ngo ubwo bagiye kwiga babamo. Yego, hano bafite ikintu bita abarezi. Hano buri mwana wese ahageze, ikintu cyantunguye nuko bahita bamuha umubyeyi. Bagahita bavuga ngo dore umubyeyi wawe. Buri mwana ukabona yewe hari n'icyantangaje. Uzi ko ikintu cyantangaje n'umwana nabonye warize amarira menshi cyane, bamubwiye ko umumanseri wamureraga ngo wakora wabatekeraga, wabaga ku gikoni, wamenyeraga ibyo kurya ngo atakiba hano. Umwana ararira, kandi n'umwana ufite nk'imyaka 12 ararira, aravuga ati kwanza sinzongera no niba mama wanjye yagiye. Ati kuva mama wanjye agiye, ariko wabonye ko abandi bahise bahenda. Icyantangaje nuko wari wamushyize mu mugongo. Gushyira umwana mu mugongo ufite imyaka 12 ni ikintu cyantangaje. Amuhumuriza. Waje kuzamura uyu mwana. Ubundi we murezi we. Niwe murezi we. Ugiye kuba umubyeyi. Umuntu bita Gasogi nawe yize hano, ariko nabonye Gasogi ashaka kuba yari umuntu hano muri iki kigo. Gasogi no umuntu musitari cyane muri sociable. Kigo yakizengurutse cyose, abantu bose baravuga bati Gasogi wacu. Ariko by the way mbonye ko bana babaye ko Gasogi ngo atakije kwiga hano ngo yemuye ikigo. Ariko ntago rwose urabona nta kundi bagira, ariko urabona batishimye. Yego, ntago bishimye. Rero ni ikigo cyatwakiriye neza. Reka tujye dushimira. Turashimira ubuyobozi bw'ikigo, by'umwihariko reka dushimire aba bantu baba bari muri diaspora. Aba babyeyi bagiye kwishyurira aba bana. Imana ibaho umugisha cyane. Aho muri Imana isubizaho mukuye rwose, kandi ndabizi neza ko ibyo n'ibikorwa by'urukundo ni nabyo biba bikenewe. Nowera aho uri, Imana iguha umugisha. Nowera rwose Imana iguha umugisha kandi cyane rwose. Abona umubyeyi wanjye nawe ndamusabira umugisha cyane, kandi tunasaba kugira ngo abantu rwose iki kigo cyiza, ikigo cyakira abana, ikigo cyakira kiba intangarugero. Ni intangarugero pe, ni intangarugero. Byinshi bifite primaire zifite ibyo ari byose cyujuje ibisabwa. Ikindi kandi hakaba hariho n'uburyo nyine ubona ko kigendera ku mabwiriza n'amategeko. Ariko nge ndahamya ntashidikanya ko uwagera hano akareba ubwiza bw'iki kigo, akareba ukuntu kiyobowe, akareba ukuntu hari ababyeyi bita ku bana, nta mpungenge yagira yo kuba yavuga ngo umwana uri hano hari ikibazo yagira. Ikindi buriya nabiboneye cyane, agiye mbibonera ku bana bahabanje. Abana bahabanje nka Gasogi ni urugero rwiza kuba abantu barimo arisanzura, ukabona ko bamwishimiye nawe abyishimiye. Kuba buriya umwana yadatekereza ngo ngiye kuva hano akishimira ko havuye, ahubwo ukabona biramubabaje. Nuko ngo hari icyo aba yarahabonye, kandi nizeye ko aba bana ba Dorimbogo, ba Valentina nabo
bagiye kugira uburere bwiza bagiye kuzamukira muri iki kigo cy'ababikira kiri aha ngaha. Yego, abantu benshi rero bari bagiye babisaba bavuga ati nyabuneka muramuherekeje aritahiye ariko asize abana be, muzareberera abana be, muzabe hafi abana be. Ngira ngo rero reka dushime Imana ko iyi ni intangiriro. Hari n'ibindi byinshi cyane kandi Ndimbati by'umwihariko nagushimiye uburyo ukomeza kuba hafi y'uyu muryango uri umwe. Twagiye tubona abantu benshi bashingura dore imbogo bahari, ariko nyuma yaho ntabwo tukibona ba bantu nyine bari bagiye biyemeza bya bindi bavuze. Urabizi ko turi no kumushyingura arabaje bemera ngo nzafasha abana, ngo nzakora iki. Oya, n'ubundi igihe kiracyahari, nta baciraho iteka, igihe kiracyahari kandi abana baracyakeneye gufashwa ndetse n'umuryango uracyakenewe gufashwa. Atuye cyane ko abantu bahageze babonye ko ari ahantu hadashobotse, twarabyemeye. Ubu dufite amafaranga ataragwira ngo tube twamugurira inzu cyangwa tumugurire ikibanza tumwubakire. Uwaba afite ubushake n'umutima wo gukora yakomeza agakora, tugakomeza tugafasha uyu muryango, kuko cyambere ni urukundo kandi cyambere no gufashanya. Turebe ese tuzasiga iki kuri iyi si. Yego, byaba ari byiza cyane. Rero reka dushimire n'abantu bose badukurikira haba ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Ndimba TV. By'umwihariko abantu bareba ibiganiro byacu iyo twakoresheje abababaye, ukagira icyo utanga mu by'Imana yaguhaye kugira ngo hagire umuntu umwenyura cyangwa se hagire umuntu wishima bivuye kuri wowe, Imana igiba umugisha cyane. Ndumva ari cyo navuga. Murakoze cyane. Reka dushimire abantu bose, by'umwihariko twongere dushimire abagize uruhare kugira ngo abana baze hano. Turashimire cyane. Nanavuga ntago nzarangiza mvuga ko ba bantu basa n'abantu baba bashaka guca intege abandi. Muri commentaire uraza kubibona baravuga, ariko reka tujye tubabwira mbere icyo mwavuga icyo ari cyo cyose, icyo wavuga icyo ari cyo cyose, wakagombye kuba nakubonye mu ruhare rwo kugira ngo abana bagere hano muri iki kigo. Ariko ibyo wavuga bya nyuma byose burya uba umeze nk'uri kwikinisha, kuko ntacyo uba wakoze ariko warangiza ukavuga. Mukanya barabavuga Sambu, mukanya barabavuga nyamara kuri ikiganiro. Ariko ntago dutinya urubugo, ahubwo twebwe turakora, hanyuma ibindi Imana ikabidufashamo. Namwe rero mwese Imana ikomeze idufashe kandi dukomeze kugira urukundo. Naherutse uwo mugabo nongeye Imana yagarutse rimwe, umugore ashaka kubyara ari mu bibazo bya mituweli. Nubwo namaretse ntabwo nongeye kumubona, dore ko umwana ntabwo nongeye kumubona kugeza itariki ya none. Mbere cyangwa nahamagara kuri telefone kugira cyageze ntongera kujya mpamagara. Ari akubya ko nomero atarazi bitaziboneye ubundi Rwanda. Nawe yazibonye mu kiganiro. Umwuzukuru wawe umuheruka ari muto aragahinja, ubongeye kumubona. Nongeye kumubona ubu ngubu nyine ari mukuru. Wamwitegereje, abantu benshi bari kuvuga ngo asana nyakwigendera umwana wawe, asana mama we. Barasa n'inzara z'amaguru niwe. Ayo mano nawe ni nyina, kuko uwo nyina Frode wose nawe bose ni kimwe. Bose. Ako Frida urwara amaso? Ujya urwara amaso? Yarwara. Yego, biragaragara. Ni byiza cyane rero ko twishimiye ko umwana yabonetse. Ndimbati ndamushimira. Umugabo cyane reka nze mbivuge negereye mikrofone. Tujye dushimira abantu burya bakora ibintu byiza. Ndimbati ndamushimiye kuko numwe mu bantu Ndimbati Gerard Mbabazi nawe ndamushimiye, nubwo ari mu bantu barwanya intambara zikomeye, ngira ngo mu rupfu rwanya kugendera nyuma yaho gato yarwanya intambara z'amagambo ziti wari amafaranga wagize ute. Oya ntakomere nakora ibikorwa byiza, cyose cyo nuko twe turabizi ko ari umuntu w'umugabo kandi Imana ikomeze imukoreshe. Impamvu na Ndimbati mushimiye, Ndimbati n'umwe mu bantu baje bageze Nyamasheke bwa mbere, nyine ngo no ku munsi wa mbere, ku munsi turi bushyingure wabonaga ko Ndimbati ibintu yari yabigize ibyo yanze kuza nk'umuntu uvuye i Kigali utafite ibyaza ajya mu bintu byose arakora. Ndavuga nti
ni umuntu w'umugabo. Noneho na nyuma yaho ngira ngo twakunze kujya tuganira cyane akambwira ati reka ibintu tubikore gutya, reka tubihe umurongo gutya tukajya inama. Kandi ibintu byose yambwiraga umvaga ko ari umuntu nawe ufite umutima wo kugira ngo byibuza tubone ko uyu muryango hagira ikintu ubuzima bwawo buhindukaho cyiza cyane bikaba amashimi. Kandi ndizeye Imana ko izabikora kuko turacyafite abantu bafite umutima mwiza. Turaza gushyiraho nimero yawe ya telefone, nimero yawe ya telefone, ya nimero nubundi abantu turacyakomeje nabwiye ko turi gushaka kubakira mu Mavava, kuko ngira ngo zimeye mu migabo n'imigambi cyangwa se mu byifuzo nyakwigendera yapfuye afite ko ari kubakira mama we. Kongewe twaraganiraga ndabizi yarambwiraga ndashaka kubakira mama, dore menya yari yaranatangiye. Ndabona amatafari hariya muri mbere yatangiye nyine gushaka gukora hariya hantu. Urabona hari n'umucanga yaramaze gutwaza, maze kumisha nari amatafari kuko inkangu yari maze kunsenyera. Akubwira ati ibisimba ishaka agerageza kwasana ko ashaka no kongera kubaka. Urasaba iki abantu? Abantu bari mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari burebe iki kiganiro, ndabasaba ubufasha, ariko cyane cyambere ubufasha nshaka kumaza gusaba mbere na mbere Imana, ubufasha bw'amasengesho n'ubufasha bw'amaboko. Yego. Nicyo usaba amasengesho. Hano hari abantu bakurikiye benshi basenga, n'ubufasha bw'amaboko. Ubwo murabyumva, iyo umuntu agusabye amaboko hari icyo nagiye kongeraho. Fani ata mikrofone ariko ujye wunganira umukecuru ubu nabizi byose. Abantu icyo dusaba abantu bari kumva kino kiganiro, murabona hano kwa mukecuru ukuntu hameze, atuye ahantu mu manegeka, imvura iguye yewe hari n'igihe yanacumbika, murabona ukuntu hameze rwose. Wenda tugiriye ubuntu akava aha hantu akajya ahandi hantu nko ku mudugudu, byaba ari byiza. N'ubufasha bwo kubakirwa kugira ngo bamwubakire rwose, bamukure muri ano manegeka, kuko nyakwigendera yari yabitangiye. Murabona ko n'amatafari agaragara ari kure cyane, ariko baraza kuyabereka, n'umucanga yari yasize atwarishije. Yego, harya nimero uginyuraho ntuzura yifite? Ya nimero twakunze gushyiraho, wayibwira abantu? Okay, nimero bakunze kunyuzaho ubufasha ni 078 7 40 Ibaruyeho? Ibaruye kuri Niyiga Bateonesti, ariko simukadi ntamubonye ari he? Ari mu rugo, ntago yari kuza nanjye ngo nze. Simukadi mukecuru arayifite, yahise amuhanana na telefone, bitunzwe na mukecuru byose. Yego, kuko hari igihe nk'umuntu avuga ati se ko nari ngiye kohereza wenda isukari y'aba bana mbonye, nkaba ndi kubona hariho amazina y'umugabo. Tubusaba ateka mutwe. Ukuntu byagenze dukora ikiganiro cya mbere n'Urugendo TV, kuko aribo bakoranye ikiganiro bwa mbere na mbere mu gitondo. Telefone ya mukecuru yari iri ku Kibuye, ifitwe n'umuntu wari wajyanye na nyakwigendera. Baravuga ngo dukeneye telefone mukecuru ku buryo barahita bamubona. Mukecuru ahita avuga ko ashyiraho nimero ya musaza wo kwa se wabo. Ngiyi telefone uwo musaza we wa Vava wo kwa se wabo yarahise ayihereza mukecuru ngiyi. Itunzwe na mukecuru, nibagira ikibazo niwe nyirayo. Yego, ndabizi rwose kuko niyo twakoresheje cyane no guherekezanya kwigendera iyo telefone, kuko abantu benshi hari igihe babazaga ngo ko nimero mwasizeho ibaruyeho amazina y'umugabo, kandi tudashaka kunyuza ku wundi muntu. Ari umuntu uvuga ati nindamuka nyujije amafaranga kuri uyu muntu ndabwirwa n'iki ko yageze aho ugomba kujya. Abantu ntago bakizera abandi. Aho ntago babizera, ariko kugira ngo hari abagira impungenge, iyo ayibipye akenshi ya nimero, iyo ashatse kuvuga ngo kugira ngo nemere ko ari mukecuru, mpitamuha yanjye ya WhatsApp bakavugana video ko akajya yakwemera ko mukecuru ko iyo nimero ariye nuko. Yego, nta kibazo. Ariko byo mugani hari abantu bashobora kuba bari hanze kubera ko mukecuru ntago afite telefone nini,
ubwo bashaka nko kuvugana na mukecuru bashobora no guhamagara nimero yawe ya WhatsApp ukazana mukecuru wenda bakavugana byaba byiza cyane. Nabivuze twari igihe umuntu ataba afite nimero yo kuza ataba afite uburyo bwo kuza guhamagara nimero itari ya WhatsApp akavuga ati ndashaka kubanza kwivuganira na mukecuru. Mo nimero mwamushakira hariyo yanjye ku muntu ushaka ko banarebana akamumenya bakanavugana barebana ni 078 95 31 99 ushaka mukecuru wa Vava rwose mitamumuhereza bakavugana barebana nta kibazo. Yego. Aha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko tuganiriye n'uyu muryango kandi nishimiye ko tuhaganiriye. Ganza hari ndashimira nyirakuru wa Ganza nawe yabigiyemo kugira ngo Ganza aboneke abari hano. Uyu mubyeyi Ganza we n'uri uri hagati ngira ngo afite imyaka 10 barutanaho na mukuru we Firidausi Eritier ne Eritier niriye wahisemo Eritier yahisemo Eritier. Ibintu bya Firidausi tubikuyeho ubwo bizasigara mu biri mu byangombwa gusa handi bwo ne Eritier na Ganza n'abana nyakwigendera yasize ngira ngo begerane hariya. Hari abantu wenda batana babonye neza rikabegerane tubereka abantu katubereka abantu begerane. Mwari musanzwe mumuzi uyu we yaramamaye yajya agaragara bamwita Firidausi ariko ntago ndivuga yitwa Eritier. Eritier ari kumwe na murumuna we bita Ganza. Mwabyumvishe ko Ganza we ari no kuvuga ati impano mama wanjye arafite kuririmba nge ndumva nzaba umuhanzi ninkora Imana izabimufashemo. Eritier we akavuga ngo ngomba kuba umusirikare bwashize yarambwiye kazaba meya wa Nyamasheke none yarisubiye reka shivire papa wa Ganza nawe ati ntago ubuzima bwanyoroheye niyo mpamvu nta nubwo busanzwe byoroshye niyo mpamvu kuva za Nyagatare uza nari nabuze uburyo nza nyine murabyumva abantu byumve neza. Hari igihe umuntu yakumva hano benshi nabonye bari kuvuga ngo ese ko abantu benshi bari kwibaza ngo ese ko tutabonye undi mwana wa nyakwigendera mwavuze ko afite abana babiri twabonye umwe undi ari he? Undi mwana yari Nyagatare kandi muri ibyo bihe papa we yaravugaga ngo ntabwo byari binyoroheye ko nazana umwana kugira ngo aze guherekeza mama we aze kumusezeraho bwa nyuma. Ubuzima bwari bumeze nabi ngira ngo ibyo ni ibintu umuntu wese yakumva ntago wakifata. Ibaze nyine nawe kuva icyo gihe akakubwira ngo ubu nibwo mbonye itiki yo kuba namuzana kugira ngo umuryango mubone. Ni ibintu byo kumva nyine ngira ngo umuntu wese yabyumva. Hano rero hari umuryango abaturanyi banyakwigendera ngo muri kubabona bicaye hano rwose baje kuvuga ati turakwakiriye Ganza mwana wacu nyuma y'imyaka ijya kumva yavuye hano ari uruhinja rw'ameza ngahe hagarutse afite imyaka 10. Umwana rwose usananya kwigendera ngo abantu bari kumwitegereza bakamureba neza. Ni ikintu ngira ngo nuno muryango bamwe bambwiye ati tukimubona akinjira hano rwose abantu bese bahise bavuga ngo uyu mwana asana mama we cyane, asana mama we rwose. Ngira ngo n'abantu bakurikira social media murabibona ari kumwe na mukuru ariko bose barangana, ahubwo ndabona umutari we ujya kugifa nkaho ari munini cyane. Byari byanangoye ko ngiye kubagurira imyenda kuko narinzi ko ngiye kugura amakanzu. By the way ngiye kugura amakanzu ntago nari mbizi ko ari ntago nari mbizi abantu bareke guseka. Narinzi ko kubera ko uyu yitwa Firidausi, ariko mama kubera iki bamwise Firidausi? None se ntabwo ndabikubwira baba mwakoranye yari ingaruzwa muheto niwamwise iryo zina ndanarirwanya sheri rya Patrick aranga ndavuga ati ubundi umuntu yisumwa n'amazina yashaka urayimbuje ko nakazina k'icyongereza abanza buriya ndamureka nyine nge no kwa muganga muganga wanje kumbwira ngo n'izina ry'abakobwa nuko bakajya ngo bamuha izina ry'abakobwa ngo ariko ngo nacyo ngo bakobwa itiranwa n'abahungu bifata gutyo nyine
mama waramubwiye ngo turihindura ranga ese ko nkeneye Frederico bakajya nyina rero ntabwo yavugirwagamo oya ntacyo izina niri kujije umuntu ariko nanone ni we nawe ubwe yarakubwira ati nitwa Eritiye ndawuzi arabyanze ngayo ngukorera kamara reka nshimire abantu bose bari badukurikiye reka nshimire uyu muryango cyane cyane reka nshimire mama wa yakwigendera n'umuntu nyuma na mbere wagiye wumva amagambo menshi ariyo twavuga amwe twavugaga yo kuba nkashinyagurira umuryango murabizi ibiganiro twagiye dukora dutabarizanya kwigendera bamwe bati ntabwo ari byo ibyo byose ni ibintu byazaga mu matwi y'uyu mubyeyi y'uyu mukecuru akarwana nabyo ariko akavuga ati ndakomeye buriya umuntu rimwe na rimwe yo aba umubyeyi nk'uyu yisengera Imana imuha imbaraga zo gukomera ku buryo adakangwa n'amagambo na nyuma yaho muzi ibiganiro byinshi byagiye bikorwa n'ibyo bindi biba biri gukorwa n'abo bagabo ngo by'amacano nabyo ntago ari ibintu biba bikwiriye kuba byakorwa n'abantu b'abagabo ariko byose ibyo tubirengaho tugakomeza urugendo reka nshimire buri muntu wese wadukurikiye Imana ibarinde ikomeze kubaha umugisha urugendo rwacu rurakomeje.